Reka mbasuze cyane mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Uyu munsi noneho dutangiriye hanze ariko ntabwo ariho turi bukomereze, turakomereza mu gikoni cyangwa se n'ahandi hantu hashoboka, ntabwo ari ngombwa mu gikoni. Uyu munsi rero tugiye gukora ji y'icyatsi. Ukunda kubona amaji menshi y'icyatsi, wenda nawe umeze nkanjye wabanje kwibaza ngo ji y'icyatsi bimeze gute, ese nayinywa? Ariko ji z'icyatsi ziratandukanye. Iyo tugiye gukora uyu munsi ni igufasha kugabanya ibinure by'inda, kandi noneho iyi ji uretse kugufasha kugabanya ibinure by'inda, muri rusange igufasha kugabanya umubyibuho. Niba wumva ufite umubyibuho uri kukujena, cyangwa se niba wumva ibyo binure by'inda birimo kukujena, cyane cyane inda yo hasi, urabizi yuko hari ukuntu abadamu tujya tuyigira igasa naho iba nini cyane ikatujena. Ariko reka nkubwire ngo tubikore nka challenge. Tugiye kubikora nka challenge. Tugiye kumara iminsi 15 tunywa iyi ji, tunywa ikirahure cya ji mu gitondo na nimugoroba. Ikirahure cya ji mu gitondo ukibyuka. Ushobora kuba ukunda kunywa amazi nkanjye mu gitondo ukibyuka, uraza gukomeza aya mazi, ujye ubanza uyanywe ubone kunywa ya ji, cyangwa se byaba byiza ubicuritse ukazajya ubanza ukanywa ji, noneho amazi ukaza kuyakurikizaho nyuma. Banza unywe ji rero mu nda irimo ubusa, hanyuma na nimugoroba mbere yo kuryama uze kubanza kunywa ji, aba ariyo usorezaho, nta kindi kintu uri bufate, aba ariyo usorezaho. Tugiye kubikora ibyumweru 2 tunywa iyi ji buri munsi. Ngiye kwikwereka rero ukuntu ikorwa, nkwereke ibiyigize. Icy'ingenzi ni kimwe, nitumara kuyikora kugira ngo utazajya gukora buri munsi, ushobora kuyikora waba ufite firigo ukayika muri firigo. Udafite firigo wajya ukora nibura uyinywa iminsi 2, kubera ko umunsi wa kabiri bitarapfa, ariko irengeje iminsi 2 yaba yapfuye. Ubwo rero wowe udafite firigo uzajya ukora nyine hafi ya buri munsi. Ntabwo bigoye, uraza kubibona ni ibintu byoroshye kandi ntabwo ari ibintu byinshi bijyamo. Reka rero tubyinjiremo mu kanya gatoya mu nzu. Murabibona rero ibyo tugiye gukoresha ni ibingibi, ni bike cyane. Inanasi imwe, indimu 2, kokombure imwe, na jinja imwe cyangwa se tangawizi. Hanyuma ibi bintu byose ngewe maze kubironga. Ubwo rero nawe mbere yo kubikoresha ugomba kubironga neza cyane. Hanyuma ngiye kwereka uko tubivanga rero kugira ngo bitugirire akamaro. Iyi nanasi yo turayihata, kandi nyine ukayihata neza, ibishishwa byayo byose bigashira. Ni ukuvuga ngo ugomba gutangira kuyihata wamaze nyine kuyoza neza, kubera ko n'ibishishwa byayo tuza kubikoresha. Inanasi yacu rero tumaze kuyihata neza. Hanyuma kubera ko tumaze kuyihata, ibi ngibi nabyo turabikenera kubikoresha. Ntabwo tubita, niyo mpamvu twabanje kuyoza neza nyine mbere yo gutangira kubikata. Ibi bishishwa by'inanasi rero ngiye kugenda mbishyiremo amazi, kubera ko ari inanasi imwe nakoze, ndashyiramo amazi ibikombe 2. Noneho mbireke bibire neza ku ziko. Nibimara kubira neza ndaza kwereka icyo amazi tuza kuyakoresha. Ibintu byacu rero byatunganye, mwamaze kubona ko bya bishishwa by'inanasi twabibijije. Tumaze kubibiza nabiteretse mu mwanya, birabanza birahora. Noneho tugiye gukora ya ji nyayo dukoresheje blender cyangwa se mixer. Blender rero uramutse uyifite mu rugo niyo ikora amaji neza, kandi uretse n'amaji, blender inakora amapotage atandukanye tuzakora muri iyi minsi. Donc muri iyi minsi ubu tugiye kwifata neza no gutanga care, dushingiye cyane cyane kuri ibi bintu bitadusaba kujya mu gikoni, cyangwa se niyo twanagiramo twagiramo akanya gatoya. Yes, ni blender rero turi bukoreshe. Turashyiramo bya bindi twari twabanje gukata bitandukanye. Hanyuma ibi ngibi rero turabisukamo y'amazi twatetse mu bishishwa by'inanasi.
turangize turapfundikira. Turangije gusya rero, kubera ko turangije gusya bitewe n'icyo ukunda. Ubundi ji akenshi waseye muri blender irimo inanasi cyangwa se na tangawizi, hari kizanamo utuntu tumeze nk'utuntu nyine ukatwumva. Rero wumva ntacyo tugutwaye ntabwo wayungurura, ariko wumva bikujena kunywa ji irimo bene utwo tuntu, icyo gihe wayungurura. Niyo etape tugezeho rero yo kuyungurura ji yacu. Wibuke yuko wa mutobe w'indimu tutarawushyiraho, ntabwo turawushyiramo, turacyayungurura. Ndaza kukwereka mu kanya igihe tuza kuwushyiriramo. Umutobe rero turawubonye, tugiye gushyiramo ikintu cya nyuma, wa mutobe w'indimu twari twamaze gukora kare, wo tuwongeramo nyuma, ntabwo wo twirwa tuwushyira muri blender. Hanyuma tukavanga byose bikivanga. Okay, ji yacu irabonetse. Ubwo nyine mu kanya ngiwe ninjya kuryama ndanywa iki kirahuri. Ejo mu gitondo nimbyuka ntaranywa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, nzongeramo ikindi kirahuri kingana gutya. Biragaragara ko bizagira nimugoroba yanshiranye nkongera ngakora indi, ariko nuko bimeze kugeza ibyumweru 2 birangiye. Challenge yacu iratangiye. Okay, ji yacu turayirangije. Urabibonye ko ntabwo bigoye, ni ibintu byoroshye cyane. Ubwo igisigaye ni ya ntambara nyine yo kumara ibyumweru 2 tuyinywa buri munsi. Ushobora kuza kuyinywa ukumva irarora, ariko wihangane nyine. Ni ikirahure kimwe gusa ugomba kunywa mu gitondo mbere yuko ufata ibindi bintu byose, na nijoro mbere yuko urangije ibintu byose nta kindi kintu uri bufate mbere yuko uryama. Hanyuma mu byumweru 2 tukazagaruka tukareba ngo ese niko byagenze, ibiro byaragabanyutse. Ubwo kugira ngo bikunde bitaba muri bya bindi bya speculation, turajya ku munzani. Urajya ku munzani wandika ibiro ufite, hanyuma nyuma y'ibyumweru 2 ubikora gutyo tuzongera twandike ibiro dusanze dufite. Ariko kugira ngo bigufashe cyane kurushaho, wowe ubasha gukora siporo, ibuka gukora twa siporo turinganiye duke buri munsi ubudahagarara. Hanyuma kandi ikindi, niba urya ibiryo byinshi ku isahani muri ibi byumweru 2, ujye ugabanyaho bike cyane. Nyine ujye uhaga ariko ntuhage cyane, cyangwa se urye wumve ntacyo bikigutwaye, nta nzara ufite. Ariko ureke guhaga ngo wumve nyine inda urahaze, kwa kundi umuntu ahaga ukabura amahoro, ukumva urabuyabuya, kubera ko nyine wahaze. Niba ariko wowe wajya kubigenza, icyo nacyo uraza kukigabanya. Ndagushimiye cyane, nkwifuza gukomeza kugira ibihe byiza. Ngusabe ngo kanda like, kora subscribe niba utarabikora, bituma umenya video zasohotse ukazisangiza abandi. Hanyuma kandi ikindi, ibuka yuko kubisharinga n'abandi nabyo ari ibintu byiza cyane. Ndagushimiye.